uzabona abantu basenga ngo bavuze indimi. Hari igihe aba ari kuvugana na Satani. Hari igihe aba ari kuvugana na Satani wowe utabizi. Nagiye kubona nyine abantu baraje nka timu y'abantu b'ababyeyi. Buriya abadamu ni umwihariko Satani arabakoresha cyane. Igitsina gore Satani aragikoresha cyane. Ibi bintu iyo mbivuze abantu benshi barambwira ngo betting usebya ngo abadamu ngo kandi nawe uzaba we ngo cyangwa usebya abakobwa. Nkabwira nti hoya mba mvuga ibintu byambayeho kandi nabonye n'amaso yanjye. Mbona banjyanye hano ku nyanja. Inyanja ibira isa nkuko watereka isafuriya kuzi kugacanira amazi akabira. Iyo nyanja mbona nyigezeho inashyushye se imva ishyushye ariko noneho nabonaga ari nkuko wabutetse pe amazi kumwe abirindura abantu bateka barabizi. Mbona ya nyanja tuyinjiyemo ariko tuyimanukamo. Tumaze kuyimanukamo duhita tugera ku maduka meza rwose. Ndababaza se nzaririmba? Ati hoya ntabwo uzaririmba, tuzaguha umugabo w'umuhanzi w'icyamamare. Uwo muhanzi rero w'icyamamare gutya umpereje amafoto y'abantu baririmba muri Amerika. Wowe nakubwira ngo n'uyu nguyu kuko njyewe naganiriye nawe avuga ikinyarwanda nk'icyo mvuga. Ikintu cyantangaje ni iki, nabone se ko ndi ADPR nzasezeranira muri hetore ngo ADPR mpita mvuga n'ibyo bintu ntabwo byashoboka. Ngo wowe byemera urebe ko bitazashoboka. Bizashoboka. Barambwira bati si wabonye ko twakwinjije muri etaje? Wabonaga utari mu Rwanda? Nabane nabonaga ari mu Rwanda. Nese uba ahantu uri urahaze? Ndabana ntago mpazi. Ati ibihugu byose rero dushobora kubizengurukamo no mu Rwanda tukaza tugaturamo tukihinduranya tukaza mu itora ryanyu ntibatumenye ubundi tugasezerana. Ubu uzahita wamamara. Abo badayimoni bahagurukiye mu bantu bitwa ngo nabimbere. Nkuko nari kuyobora itorero nitwa ngo ndi pasiteri, niko bari guhagurutsa umurozuza babwira umuntu ngo Imana ikugiriye neza agahita ateza umwuka mu itorero wenda w'umwiryane, agateza umwuka w'inyatsi kuko amakuru y'itorero aba yazi neza. Ntabwo umuntu uturutse kure yazanga hirika itorero gutyo ahubwo bari gukorera mu bantu basa nkaho ari abo hejuru. Mutazabyibeshya abantu bari gukorera amabi mu itorero baganira na Satani. Mfada yarambwiraga ati rwoya naragukunze, ati ubuzima bwahinduka, waba umuntu mwiza wasa neza eguko ugireba indirimbo zo nk'uyu munsi. Ujya kuzireba ukareba n'amafoto ukavuga ariko uki nicyo bari bagiye kuma. Ndabireba. Uba wumva umeze gute? Ntabwo uba wumva umufite impuhwe? Iyo mbibonye ahubwo nabati mu izina rya Yesu ati uyu muntu koko ukagenda ugahura na pasiteri akagukoraho ngo hari n'abafite udutambaro ngagukozaho, mwagera mu iteraniro akaguhanura ko Imana iguhaye imodoka kubera za mbaraga za gishitani. Nta gihe kirekire cyacaho iyo modoka utayibonye kuko narababwiye ngo ngeyo bambwiraga ngo tugiye kuguha imodoka nziza yabaga indi imbere, iyo nza gusinya nkabyemera mba ngenda mu modoka nziza. Bitewe n'iki? Satani afite ubutunzi bwo kugira ngo abone abantu bazashyana. Urumva? Kandi ibintu by'Imana murabizi ko tubirindira tukategereza. Noneho bateza n'undi mwuka wo kutihangana ngo turindire uvuga ngo ugiye kurindira Imana. Niho bateje urubyiruko kujya dushaka ibitangaza by'ako kanya. Nigeze najya mu rusengero abadayimoni wa mudayimoni nyicaye wazaga kangira iruhande basenze twenda gutaha. Ndumva hariho umwigisha wa nyuma abarambwiye ngo kugira ngo nkwereke kutazakira tugiye kukwica ugapfa, tugiye kugukubita hano mu rusengero. Nta muntu n'uyu n'umwe uragusengera kandi nta n'umuntu murasigarana muri uru rusengero, baragukingiranamo. Bose barankingiranamo bansige. Numva nyine mbiciye amazi. Akimara kubimbwira nta n'iminota 5 yashize ntikubise hasi. Ntago abadayimoni bari kuza mu ishusho y'umudayimoni ngo kuno tumutokesha hoya bari gukoresha ukavuga ngo umukora ahamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye,
umugeni we akaba yiteguye. nitwa Usabyezu Pamphile, ngize ubwisho kongera kubana na mushiki wacu, nagira ngo mwanya dusohoze anatwibwira tuze kugenda tuziranye. Ni karibu. Murakoze cyane. Amazina ni Mukarukaka Betty, nuruka mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba, nsengera mu itorero rya ADEPR. Betty, tuguhaye ikaze, hanyuma munyemerere mbanze nsenge tuze kuganira twamaze gusenga, kuko gusenga nibwo buryo bwacu bwo kuzamuramo ibendera kugira ngo dukorere mu butware bw'Imana, kandi twinginga Imana ibane natwe. Imana, mu izina rya Yesu ndagushimiye kuko werwe kiranuka ibihe byose. Niwe waturemye, niwe watubumbye. Iminsi yo kubaho kwacu yose itaravaho n'umwe yanditse mu gitabo cyawe. Ndabigushimiye kuko watugire neza ukaturinda umwaka ushize wa 2023 ukaba uduhaye gutangira 2024. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turasenze kandi kugira ngo iki kiganiro cyacu Imana ikeze ubane natwe, kuko kuza kwawe muri iki kiganiro byo bituma kera, kugira ngo tubashe twebwe bagiye kugikora ubiduheremo umugisha, kandi n'ugikurikiye yunguke kukumenya kurutaho. Urakoze, bisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Betty, wabaye amahoro nyuma y'uko dutandukanye? Ndamahoro. Nyuma y'uko uvuye hano ntabwo Satani yivumbagatanyije cyane akavuga ati noneho ndaje nkwereke? Satani ntabwo yabura kwivumbagatanya, ariko nyine muri iyi si dufashe igihe kirekire mu ntambara, ariko Imana byose irabizi kandi biri mu ruhande rwacu. Ushatse kuvuga ko wamubonye yivumbagatanya gute? Nabuze umubyeyi, ariko ntabwo navuga ngo ni Satani wamujyanye, ariko ni ikintu cyangoye, ahako nyine nagombaga kubyakira. Byagenze gute kugira ngo mama wawe yitabe Imana? Ni papa. Byagenze gute? Yagiye mu kazi, ikirombe kirabagwira. Ni muri baba nigeze numva mu itangazamakuru bagure n'ikirombe muri biriya bice. Ihangane. Ubona bifite aho bihuriye no kuba ari n'ubuzima wari umaze igihe kinini uri kuvamo, wenda ukavuga uti abadayimoni bagombaga gutera kugira ngo wenda banci intege binanize ubuzima bwanjye? Ntabwo navuga ngo hari aho bihuriye, kuko ajya kugenda, ajya gutaha, Imana yari imaze iminsi bimbwira. Wenda narababaye, ariko ntabwo yari imaze iminsi kubwira ngo iki? Yarambwiraga ngo ninsengere umugeni mu rugo hagiye gutaha umuntu. Yego. Rero urumva ni Imana yabishatse, kandi nyine hari n'uburwayi yari arwaye, nawe yari ari kwisabira gutaha bitamujahaje. Ryaje ari igare ry'Imana riramucyura. Yego, nagira ngo dusubire inyuma gato ku buhamya, kuko hari aho twabusukiye. Hari umuntu dukurikiye wenda utarabonye igice cy'ibiganiro bya mbere twakoze ku buhamya. Nagira ngo uduhe muri makeya kugira ngo tuze kubona aho dufatira, noneho by'umwihariko tuze kureba ko umuntu ashobora gukira kiriya gice. Ndashaka uduhe ubuhamya mu ncamake kugira ngo umuntu utarabonye ahantu abona ikiganiro cya mbere wenda akaba dukurikiye vuba, cyangwa se cyaramucitse, namusaba kubundi kuza gusubira inyuma akajya kukireba arangije iki, kuko nanone kuba wagitangiye biragoye guhita ugihagarika kujya gusubira inyuma. Ariko nibuze banza uduhe muri make yaho ukuntu waje kwisanga wamaze gutangwa ikuzimu, ese byagenze gute, wamenye ute ko watanzwe ikuzimu? Muri make ya noneho tuje kugaruka kuri bwa buzima bwo kuza kubohoka noneho uko wavuye. Hari abantu batabanye wenda igice cya mbere, ariko ndatangirira kuri 2018 ndi kubatizwa nkinjira muri ADEPR. Niho nsa nkaho nabimenye, menya ko natanzwe kuzimu. Maje kubimenya nibwo n'abadayimoni bagiye bampa inshingano zitandukanye nzakora,
mu gice cya mbere nari nababwiye inkoni bampaga, iyo nkoni izaba ifite ubutware bwo gukora ibitangaza nkoresheje ubuhanuzi. Iyo nkoni nyivugaho, babyimbwiraho ukuntu nzayikoresha ku itorero nashinga. Nicyo ku nkoni. Ikindi kintu navuzeho cyane ni ku kintu cy'amavuta cyari gutuma umuryango usenyuka, cyangwa se icyaha cy'ubusambanyi cyamamara cyane. Ndumva ari ibyo nari navuzeho mu gice cya mbere. Mvuga ku kuntu bashatse kumpa akazi kujya ntera inshi, gukangurira abantu kuboneza urubyaro. Ndumva ari aho ngaho twari tugeze. Yego. Hanyuma niba nibuka neza ibyo bintu byakubayeho kuko hari umuntu wagusengeye akagusiga amavuta, harya ubwo uwo muntu ndacyari pasiteri n'ubu? Ntabwo namenya ahantu ageze, ariko uko biri kose ubu aracyariwe. Ntabwo navuga ngo yavuyeho. Ntabwo murongera guhura nyuma y'uko agusengera ntabwo twongeye guhura. Mu bintu wagombaga gukora hari harimo kujya munica abana biciye mu bisa nk'inkingo. Uwo mugambi wari uteguye gute? Uwo mugambi urabona, ikintu bambwiraga ku kwica abana, ku bantu baboneza urubyaro. Yego. Hari imiti nyine babatera ikinjira mu mibiri yabo. Yego. Ashobora kubyara umwana ufite ikibazo, kuba yabyara umwana utuzuye, ariko biciye aho ngaho muri izo nshinge bari kugenda batera ababyeyi baboneza. Noneho nari navuze ku kintu cyo gutera inshinge abana b'abanyeshuri bakiri batoya, kugira ngo nabo bazajye babyara abo bana badafite, navuga ngo batujuje ubuzima buzima, bafite nk'ikibazo mu mutwe, ugasanga umwana ntagenda neza, ntameze neza, ukayoberwa ukuntu byagenze. Naho ngaho rero izo nicyo ngicyo cyari kiri muri izo ngingo. Reka tubijyane muri detaye. Mu busanzwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro harimo uburyo bwinshi bukoreshwa. Haba bavuga mu buryo bwa kamere, hakabamo n'uburyo bwa kizungu, kandi nabwo bukabamo ibyiciro. Uko biri kose turi abanyarwanda twumva uburyo bwinshi bukoreshwa mu kuboneza urubyaro, ntabwo abantu bose bakoresha inshinge. Ubwo buryo mwe mwari bakubwiraga ko ikuzimu bakubwiraga ko bashaka gukoresha bwo kugira ngo ese bwari kwica ababyeyi baboneje urubyaro, cyangwa bari kujya bica abana babo babyeyi batwite? Uburyo bambwiyeho ni agapira ko mu mura, ntabwo nkazi. Bambwiye ko ako gapira umugabo n'umugore iyo babonanye umwana araremwa. Nibyo byo kwica, hari nibyo uri kumbaza byo kwica. Noneho rero umwana iyo amaze kuremwa, ako gapira karamutangira, indika igahita ivamo, ikavamo. Rero uko umubyeyi asizemo ako gapira, ntabwo nzi imyaka agashyiramo, ashobora nyuma kuzagakuramo, yashaka kubyara akabyara umwana bitewe n'ingaruka bo bashakaga gukora. N'inshinge rero nazo zari zifitemo ubwo bukana bwo kuba bwakangiza abana muri ubwo buryo. Ariko ako mumura ko umwana nyine ahita apfa ako kanya, ntabwo indirema. Ariko mu inshinge zo n'ubundi ntabwo umwana aremwa. Ariko nanone ingaruka zari ziri mu nshinge ni ukuzatwita nk'umugore agatwita, noneho kubera ubukana bwari buri mu mubiri we, ashobora kugira ikibazo nko mu nda, ukumva ngo umuntu yarwaye ibibyimba mu nda, ukumva ngo umuntu agira ibibazo bitandukanye, mbese bagira ngo bangize umuntu bakoresheje izo nshinge. Bivuze ngo bagombaga guprofita kabiri ko uwo mwana rutangiye kuremwa bahita bamwica, icyo kikaba ari kimwe. Hanyuma bakanangiza umubiri w'umubyeyi ku buryo utaha najya kubyara, igihe cyo kubyara kigeze azabyara umwana ufite ibibazo bituzuye byo kuba atuzuye, yaba mu mutwe yaba mu ngingo. Wavuze ngo nako gapira ko mumura, niko wavuze? Ntabwo kazi. Ntabwo nkazi. Na n'ubu ntabwo urakabona? Ntabwo ndakabona.
kuki utajya kwa muganga ujye kukabaza gusa naba ngiye kukabaza nagenda nkabwira muganga ngo nyereka agapira ntagiye kukishyiramo kuko bise ubushakashatsi buremewe twemerewe kubaza abaganga ibintu byose nuko bikora kandi ntekereza ko ushobora kutamubwira ko ari impamvu yivuga butumwa ariko ukamubwira uti munyereka ku kantu kaba kameze gate nanjye nakabonye mu mafoto njya mbona ku byapa byamamaza ibyo bintu kaba kariho ariko kugafata mu ntoki nange sindagafata ndabona uko gasa nanibaza ukuntu kaba kameze ikintu niba ari igitembo niba ari ikiba gushyira mu mubiri ntabwo nzi uko gikora ariko ako gapira rero impamvu bakatinzeho abantu urabizi ko itorero rya ADEPR rikunda kubuza abantu kuboneza urubyaro noneho rero bo babikoze bangiza abantu cyane cyane ADEPR nibo bagashyiramo kuko iyo bashyizemo ko ku kaboko barakabona iyo yiteje inshinge kenshi urabizi ko abajyanama b'ubuzima ari bo bazibatera bashobora kubavumbura niyo mpamvu rero agapira ko mumura gakoreshwa abantu bavuga ngo barasenga kugira batazabavumbura niyo mpamvu rero na Satani yabikoze gutyo hari kugira ngo abangizana bakomeretse hanyuma ubundi ibyo babikubwiye wagiye kuzimu gute wagendaga gute ubundi nagendaga nababwiye ko hazaga amajwi yego nkumva na amajwi atandukanye avuga nk'ibikera avuga ibintu bitandukanye uburyo ntaramenya ngo naba ariko hari igihe numvaga amajwi nk'ijwi ry'umuntu bwite ijwi ry'umuntu riraje rirambugishije ariko wabaga wumva ari nk'urusaku rw'inyamaswa nyinshi ziri kuvuga n'ibiki numvaga ari urusaku rwinshi noneho rero nkahita nikubita hasi namara kwikubita hasi ibyo byose nkahita mbibona ntabwo wabonaga uko utwarwa ngo uvuge ati wenda ndagiye nciye aha bigenze gutya ubwa mbere ngenda nyine maze kujya gusenga bari kunsengera nibwo nabonye ko manutse bwite kuko nagiye kubona mbona wa mugore navuze mu gice cya mbere araje amfasha akaboko aramanukanye mbona ngiye mu marimba ncisha mu marimbi niho nababwiye ko nagezemo hasi bakanyakiriza inyama n'amaraso ariko simbi nibwo nababwiraga ko numvaga umuriro mwinshi untwika kubera ko abantu twari turi kumwe wenda bari kunsengera kuko nabo nikubitaga hasi bagahita batangira bakansengera noneho umuriro ukantwika noneho nabo bakaba bari kunkubita kuko barambwiraga ngo uri kuduteza abo hejuru nubwo nagiye mvuga ngo ni nyirizina ngezeyo ndabibonye nsobanukiwe ibyo ari byo nibwo byatangiye nkamenya aho ngiye naho ubundi kuvuga ngo ngiye kwiga ibintu bitandukanye hari n'igihe nabaga niciye nk'uku nka gutya nicaye abo turi kumwe bakabona mbaye ikiragi icyo gihe nabaga mbaye nk'ikiragi ntibancokoze ngo bavuga ngo bagiye gusenga ushobora kubaho twaricara gukavuga nanjye nkakwicara iruhande ariko amajwi y'abadayimoni ari kumvugisha ariho nababwiye ko wa mugore akenshi na kenshi iyo byagendaga gutyo yabaga ndi iruhande afite ibintu ari kumbwira harya uwo mugore we mwahuye mute nabwo nariraguye ndi kumwe na bagenzi banjye maze kugwa mbona ndi mu muhanda bya bindi by'abantu biturasa bimeze nk'igicuri mbona ndi kugwa haza umugore mwiza rwose wambaye neza bya kirokore mbona asa nk'umuntu ufite Bibiliya aba aramfasha amfata akaboko aransuhuza amaze kunsuhuza arambwira ngo turashaka kuguha ubutunzi mpita nsobanukirwa ko n'ubundi atari Imana ije kubuma kuko yahise ambwira ibintu byinshi yakubwiye bigezo nibwo yambwiye ngo tugiye kuguha akazi usenze igihe kinini bakubwira ko uzabona akazi kuko nari nararangije kwiga atari ko twebwe tureta tuguha akazi ako kanya udukorere ntabwo nari nzi ngo akazi nzabakorera nakahe cyangwa nkasobanukirwe niwe wansobanuriye akazi ngomba gukora akahe rero yari ya nkoni niho yambwiriye ibintu nzagenda nkora buri munsi ku wundi kuko we yarambwiye ngo dushobora kugwa nk'akazi muri banki ukajya ubona amafaranga menshi noneho wamara kubona amafaranga menshi ugahita ushinga itorero wamara gushinga itorero ugakoresha ya nkoni uri kuduha abantu wari kubanza ukajya ukora muri banki nk'umukozi wa banki amafaranga asuka bakayaguha bate ariko iba y'abaturage
bo rero bari kumpa amafaranga yabo urabona umuntu uri gukora ntago wamwibazaho ngo akora ibi nibi, bari kumpa amafaranga yabo bwabo. Byo bikitwa ko ari ukubera ko ukora muri banki. Byo bikitwa ko ari uko nkora muri banki. Niyo ncuruza ari bo bampaye ubwo bucuruzi, nari kujya ncuruza hari ntaranguye bakanyongerera amafaranga akagenda azamuka. Ku buryo abantu batibaza ati se ko agize amafaranga vuba bigenze gute. Hakoze ko hari abantu bajya bavuga ngo batajya bajya babacuruza atajya barangura kandi amaduka yabo ngo agahora yuzuye. Bibaho pe. Utabegeze nawe urabizi ko bibaho? Bibaho. Ndumva iki kintu ntarakivuzeho. Bigeze kuncisha mu mazi, ariko buri Imana iyo yakubwiye ngo nuca mu mazi ntabwo azagutembana, nuca mu muriro ntabwo uzashya, ujye witonda ibyo bintu bizaba bizakubaho. Imana yigeze yambwira ngo nuca mu muriro ntabwo uzagutemba, nuwaga uzashya, nuca mu mazi ntabwo azagutembana. Yego. Irambwira ngo nkurindiye ubugingo. Ndibaza nzaca mu mazi gute, nzaca mu muriro gute, ibyo bintu mbyibazaho. Ariko urumva urugamba nabaga mfite, bakambwira ngo amazi asobanuye ibigeragezo, ngo umuriro nabwo ngo Imana. Bimwe by'abarokore bigize abasobanuzi b'inzozi n'ibiki. Nkavuga ntubwo ngubwo nyine n'ibigeragezo ndi kunyuramo nkabifata gutyo. Ariko ngiyewe amazi nayiciriyemo, nagiye kubona nyine abantu baraje nka timu y'abantu b'ababyeyi. Buriya abadamu ni umwihariko, Satani arabakoresha cyane. Igitsina gore Satani aragikoresha cyane. Ibi bintu iyo mbivuze abantu benshi barambwira ngo betting usebya ngo abadamu, ngo kandi nawe uzaba we ngo cyangwa usebya abakobwa. Nkabwira nti hoya, mba mvuga ibintu byambayeho kandi nabonye n'amaso yanjye. Nagiye kubona hari ahantu nababwiye ngo nabonye umusiramukazi ambwira ngo ni umukire muri uyu mujyi. Noneho uwo musiramu n'abandi badamu nabonaga ari abantu benshi basa nkaho banjyanye mu ihaniro. Barambwira twe twabonye ubutunzi butuvunnye, wowe uri kububona nta kintu nta gitambo bakwatse, waje tugakorana. Ndavuga nti wapi. Noneho babona ko nabyangaga, ngiye kubona mbona banjyanye ahantu ku nyanja. Inyanja ibira isa nk'uko watereka isafuriya ku ziko ugacanira amazi akabira. Iyo nyanja mbona nyigezeho. Inashyushye se? Imva ishyushye, ariko noneho nabonaga ari nk'uko waba utetse pe. Amazi kumwe abirindura, abantu bateka barabizi. Mbona ya nyanja tuyinjiyemo, ariko tuyimanukamo. Tumaze kuyimanukamo duhita tugera ku maduka meza rwose. Mwinjiye mu nyanja ibira amazi atogota ntimwashya? Ntabwo nahiye. Ntabwo wumvisha ashyushye se? Ntabwo numvisha ashyushye, nanjye ntabwo nzi ukuntu byagenze. Muhita mumanuka? Duhita tumanuka. Tumaje kugerayo mbona amaduka atandukanye. Barambwira bati kuvuga ngo uri gukorera ngo iyo Mana yawe, Imana itakwambika neza, Imana itaguha inkweto nziza, Imana itagusirimura, ni Imana nyabaki. We korera yacu, ufata amafaranga, ufata inkweto nziza, ufata imyenda myiza, ishyireho nyine nk'umuntu ufite amafaranga uryoshye. Iyo nyanja nayiciyemo. Rero hari ukuntu abantu bakubwira ngo nuca mu mazi ugahita uvuga ati ntibigeragezo byo muri iyi si. Ijya witondera ikintu Imana ikubwiye. Ahantu ishaka kugucisha, buranjya mbwira abantu ngo guhuza ubuzima bwawe n'umugambi mugari w'Imana ntago wabimenya. Kuko umugambi Imana ibigufiteho we ntago wawumenya. Ntago ubuza ahantu Imana izagucisha, ntago ubuza ahantu Imana izakugeza ngo uyivugire cyangwa se uyikorere, niyo izagucisha aho ishaka. Ntabwo Imana uzayitegeka ngo ngiye nzaca ahangaha. Nkuko utayitegetse kuvukira aho ushaka, niko utazayitegeka ngo ngiye nzaca ngiye kugukorera. Hoya, niba ikubwiye ngo kora umurimo uyu, ifite uburyo izabikutwaramo. Njyewe nkimara kurwara bajyaga bambwira ngo uzavugira Imana, ngo uzakorera Imana. Nkahita mvuga nti se nzavugira Imana, nzakorera Imana, nzayivugira iki? Umutima ukaba ari kumbwira. Nyuma Imana yaje kumbwira ngo uri mu ishuri, ngiye kugucura ku buryo uzavamo uri igikoresho cyanjye kizima nishimira.
Imana imbwiye ngo igiye kuncura. Numvaga baririmba ngo mvugutira uncurenga inkamba zimvemo, nkanaririmba cyane ye. Ariko reka nkubwire, ibintu turirimba ntago tubizi. Iragucura ugacaho ye ishaka kuruta gucaho wowe ushaka. Kuko ibyo byose byambagaho, n'Imana nsenga ikamvugisha, ikambwira ibizambaho, ikambwira ibigiye kumba, ikabimbwira ikabimenyesha. Gusa ikambwira ngo uzabinyuramo, ariko icyo ndinze ni ubugingo bwawe. Kandi nta kintu na kimwe abadayimoni, mu gihe ukizera umwami wawe Yesu Kristo, nta kintu abadayimoni bazagutwara. Niyo mpamvu nababwiye ngo abadayimoni twaraganiraga nkumva nta kibazo mfite. Narigeze aho ncira ku bwoba, aribwo nagendaga nkababaza, tukicarana, twagera nkaho bagiye kumpa ikintu cyose bagiye kunkoresha, ngiye nkatinyuka nkababaza. Kuko bwa mbere njyayo ntarakizwa byabaga ari nk'ikigare, bankubitaga hasi ntibagire ikintu bantwara, ntihagire ikintu bamvugisha. Ndaza no kugera ahantu nabaye nkaho nkize, mvuga ngo sinzasubirayo. Imana yigeze yambwira ngo ntago uzasubira ikuzimu, ariko ubugingo bwawe buracyazirikiyeyo. Hari ukuntu umuntu ubugingo bwe buri ikuzimu, ariko nta kintu navuga ngo bamutwaye, ntabyo azi, ntabyo atekereza, yiyumvamo nawe ko mbese gusa ubu wifiteho ibimenyetso. Abantu ntago baba babizi neza, ariko wowe ubyiyiziho. Najya no gusenga rimwe na rimwe ntibankubite hasi, ariko Imana arimbwiye ngo ntago uzasubire kwiga ikuzimu, ngo ishuri ryo kujya kwigura rirangije. Ariko ubugingo buracyari. Ubugingo buracyari. Hanyuma ni ibihe bimenyetso wibonagaho by'uko ubugingo bukiri? Ikintu cya mbere cyo, nawe muri wowe uba wumva umutima wawe uboshye, uba wumva utajya wishima. Ntago najyaga njya mu bantu ngo numve ndisanzuye, ntago najyaga njya ngo duseke n'abandi bantu, hoya nahoraga numva mfite umubabaro ntazi, nkumva umutima wanjye uraremereye, nkaho ibintu si ibintu nacishije ngo wenda bibe bimbaho, si ibintu nihamagariye. Nkumva umuntu akambwira uzansure, nkavuga ati hoya bitazamfatira, nkumva nyine mporana urwikekwe yuko ntajya ahandi bantu bari. No kujya gusenga, nkajya gusenga numva mbese maze kubihaga, numva ari bya bindi abarokore bambwira ngo Imana iragukijije gukuye, numvaga ari iby'abantu banyibwirira. Rimwe ijwi ry'Imana ryigeze riransanga, rirambwira ngo ishuri ndarirangije, ngo ariko usigaje gukurwayo neza n'ubugingo bwawe bukavayo. Irambwira ngo uzagira abagufasha kuvayo, ngo ariko uzatanga ubuhamya, ntuzabiceceke. Uzabwira abantu ibyo wabonye, ubabwire udafite ubwoba, ubabwize ukuri, were guceceka. Kuko nagezeho nkavuga, abantu bakambwira ngo uzavuga. Wenda ritangira kurwara nkijyayo, nagiye gusenga, abantu zibajya mu mwuka, ntago nari nababwiye ibintu bimbaho, sinari nakanababwiye ngo ngewe ngo njyayo ngo bigenda gutya. Barambwira ngo impamvu tutari gukukurayo, ngo hari amabanga ya Satani ubitse, ngo hari amabanga ya Satani ubitse, ngo yatumenere. Nari ndi ku itorero ry'iwacu, noneho mvuga bikeya nabonye. Maje kuvuga bikeya bihita bimviramo ko itorero ritari bimenya, noneho n'abantu bakajya banyishisha. N'abantu twagendanaga bakavuga ati reka atazadutwara, n'inshuti zanjye rimwe na rimwe abahanuzi bakababwira bati hoya, ati nimukomeza kugendana nawe hari igihe azabatanga, bakavuga ngo ni umwuka w'Imana ubivuze. Mu by'ukuri natekerezaga ko uwo mutima ntago nari nkufite, ariko barabivugaga nkakomereka, nkavuga ati sinzasubira gusenga. Cyangwa se abantu twagendanaga ndaje ngenda mbipakurura, nge nivera mu rugo ntuje, nta muntu nta hantu njye. Noneho nareka kujya gusenga, nkumva wenda Imana igakoresha nk'abantu bakambwira nutajya mu rusengero nabo bazagutwara burundu, abantu banakubure. Ahubwo ujye ujya ahantu basenga, kugira ngo Imana nayo ijye ibona ukuntu igenda, hari ibyo kubohora, hari n'ibyo gukiza. Jya ugenda izagukiza gake gakeya, kandi niba ari ishuri ugomba kuryiga rikarangira. Kuko hari igihe nageze bambwira Imana ngo ntabwo ari njyewe waremewe guhora njya mu rusengero nkikubita hasi. Nigeze najya mu rusengero, abadayimoni, wa mudayimoni nyicaye wazaga kangira iruhande, basenze twenda gutaha. Ndumva hariho umwigisha wa nyuma, abarambwiye ngo kugira ngo nkwereke kutazakira, tugiye kukwica ugapfa.
tugiye kugukubita hano mu rusengero, nta muntu n'uyu n'umwe uragusengera kandi nta n'umuntu murasigarana muri uru rusengero, baragukingiranamo. Ndabase barankingiranamo bansige, numva nyine mbiciye amazi. Akimara kubimbwira nta n'iminota 5 yashize ntikubise hasi. Namaje kwikubita hasi nyine, ntago barangije bakora gahunda zabo nk'uko amateraniro agenda ararangira hari kuwa gatanu nyine, kubera twasengaga kuwa gatanu. Bakora gahunda zabo, baratura, bararangiza, babwiriza, barangije koko baragenda, nta muntu n'umwe wansengeye. Barambwira ngo ntago abadayimoni bakamwesa, ntago twaguhaye ikimenyetso. None se kuba bataragusengeye ibyo bisigaye mu itorero, warogwaga ugasigara umenye n'ibiri kuba hanze? Narabimenye kuko bamaje gutaha, bose bamaje gutaha, hasigara umwana umwe twari duturanye. Abamaje gutaha abadayimoni bahise babimbwira, barambwira ati humura amaso urebe, bose bagiye kuko mbona nta muntu n'umwe uhari. Noneho kuko bari babimbwiye, maje gukira bandekuye, nabajije wa mwana ndamubaza ni hari umuntu wigeze ansengera, arambwira ngo nta muntu n'umwe wasenze, bahise bakinga baragenda. Cyokora nagusigayeho uza gucunga nyine ko bagarutse kureba ko ukira, ariko nyine kubera ukize twitahire, baze bakinga urusengero rwabo. Barambwira ngo nta muntu ngo ntago byashoboka, n'abantu barakurambiwe. Ariko uwo mudayimoni umugore ariko ambwira, noneho nanjye mu ntekerezo zanjye ntangira kwiyumvamo koko n'abantu bandambiwe. Icyambere nabaga ndi mu rugo ababyeyi bambwira bati wanze ko tukuvuza, wanze ko tukujyana, wanze ko tugira iki, abarokore baragushutse. Nagera ku itorero naryo bati abantu twagendanaga bati atazatwijyanira, bitazamufata. Mbese nabaga nsa nkaho ndi njyenyine, numva maze kumva ubuzima mburambiwe, maze kumva nta kintu bikimariye, mbese maze kumva koko n'abantu bamaze, kuko uwo mudayimoni yabimbwiye, nkabona ni koko biri. Kuko icyambere cyo mu rugo nta kintu nari mbamariye, nta n'agaciro nari ngifite mu rugo. Kuko barambwiraga ati reka tujye kukuvuza, nkabyanga, ati bazansengera. Noneho nabari kunsengera barakinze urusengero baragiye, ntago nari kuremba ngo hagire uwuza kunsengera. Baravugaga bati gusa hari habambwiraga bati Imana yatubwiye ngo uracyari kwiga. Ntago bose ariko bangaga kunsengera. Hari nubwo nageze aho ndavana ndahagurutse ngiye gushaka umuntu w'umunyamasengesho nari nzi nawe yajyaga asengera abantu barwaye abadayimoni bagakira, ngiyeyo basi bazi ikintu ngomba gukora kugira ngo aba badayimoni bandekure. Arangije arambwira ngo ishuri Imana igiye kurirangiza, ariko ntago biraka kanya, ntago nagusengera Imana itamaye uburenganzira. Ntahambabaye ndavuga ngo nawe arabyanze kunsengera. Umuntu wese namubwira ngo ansengera akambwira ngo hoyanga ishuri ntago riraka kanya, nkahita mvuga ati bari kumbeshya. Rero no kugira ngo abahanuzi bamanure bambwire ngo Imana izagukiza, nabaga numva bari kumbeshya. Ntago nari nyumva ubuhanuzi, numvaga bari kumbeshya, numvaga ari bya binyoma maranye imyaka nakaka, numvaga ari ibintu bigoye. Ariko nyine igihe ibyo ngibyo byabayeho mu itorero no muri korali, najya gusenga bakaba bafite ubwoba, dore ko naririmbanaga n'abantu bakiri n'abatoya, narwara bakihungira bakanta mu rusengero, mbese bikaba ari ikibazo. Nkumva igihe cyose rero kuvuga ngo namenyaga ko nkiboheye yo gute, nararwaraga, niyo ntarwaraga nabyiyumvagamo. Ariko Imana yari yarampaye ikimenyetso cyo gukira. Ndibuka nagiye gusenga muri groupe imwe y'iwacu, umuhanuzi arambwira ngo nukira ntago uzakira ngo bagusengere mu rwane n'abantu bagiye kugusengera nk'uko bigenda. Wazagusengera uzagira ikimenyetso cy'uko urwaye, agusengere, namara kugusengera uzumva umutima wawe uruhutse, kandi numara kumva umutima wawe uri kugenda ubohoka uzamenye ko ukize, uzumva ugize n'ibyishimo utigeze kugira. Ndavuga ni nyine ni nta mbipinze mvuga ngo ni ibisanzwe, numva ni gusa koko ngiye gukira niko byagenze. Ntago byafashe ibintu birebire ngo nagiye gusenga, ariko hari groupe zari ziri kunsengera, ari cyo kiraka ariyo masengesho bafite, bari kunsengera. Ndagenda ngiye ndi gusenga,
koko ngiye kumva numva noneho narwaye umutwe urandya cyane n'amarira akajyaza koko umuntu aransengera amaje kunsengera numva bya bindi bambwiye bitangiye kuza numva muri nge indirimbo zirazamutse numva ngize ibyishimo ntigeze kugira numva ahita ambwira ngo Imana irambwiye ngo ubugingo bwawe bukwiye kuzimu ntabwo uzongera kurwara abadayimoni ukundi. Ndabona ubu ngubu nibyo abantuzi reka ntahe nzabireba. Gusa iyo nageraga mu rugo mvuye nko gusenga nkagera mu rugo urumva nageraga mu rugo bandeba nabagenda kari karabishe bakavuga ati wanze ko tukujyana kukuvuza twakoze iburyo bwose bushoboka hari n'igihe banjyanye mu bapfumu. Nararwaye nikubise hasi papa arabireba ati ntago ngomba gupfusha ntavujije ati ibyo ngibyo by'abarokore ntago mbese n'imiryango iraterana ati ntago umwana kuyobora aravuga ati ntago nzapfusha ntavujije. Baramfashe baranjyanye bangejeje umupfuma ukifata inanga mba ndahagurutse nindatashye. Mama nawe aritwikiriye ararize kuko nari najyanye na mama duhita dutaha tugeze mu rugo mama ahita ambwira ati nutugerayo ubwire soko yavuze ko atagushobora njye ntago nzongera kuguherekeza azajya kwiherekereza. Turagenda nyine tumubwira uko nguko amaje kumubwira uko nguko arabyakira ariko ntago yumvaga byarangirira aho ngaho. Iyo narwaraga nkaremba bikakara yahitaga ambwira ati hoya ngiye kukujyana noneho n'ahandi bandangiye n'ahandi nagiye gukira nakize. Papa yarafashe imyanzuro ambwira ngo hari umuntu wamurangiye ngo umuntu bita Rukangara njye ntago munsi ngo winahe Kigali ngaramubwira ngo agukoraho ugahita ukira. Noneho amaze kubimbwira ndabana uko biri kose azanjyana kandi yavuze ko noneho azanyijyanira atari mama uzanyijyanira. Abagabo bakunda gutinywa sinziruka nka kwa kundi bizagenda bite. Mpita ngenda njya gusenga muri groupe njye nabagaho ubwo baba bapanze ngo baba bampangiye ngo babitekereje ko baranjyana mu bapfumu njye najyaga gusenga Imana igahita ibimenyesha bagahita babimbwira. Hari n'igihe bagiyeyo umupfumu aza mu rugo amaje kuza mu rugo aza mu rugo ari nijoro njya kuryama ariko numva umutima uri kunkomaga uyu muntu ko ntuwe namuzi aba bantu nabaheye bari abagabo babiri. Ubwo ni ngo papa n'umuntu wari wamumurangiye. Noneho amaje kuza ndavuga se aba bantu nabaye barambwira ngo ninjye kuryama kuko bahoraga bambuga ngabunga bakatagira ngo wenda ndasaze. Barambwira ngo jya kuryama ngo nabanyamutima abantu baba mu Gaturika bagira imiryango ya gisiyo ngo nabanyamutima ngo baje kubasura kuko papa yabaga mu muryango w'abanyamutima. Noneho barabazana ngo babasigira amazi ngo ayo mazi bajye bayamenaho ngo n'indwara bajye bayamenaho. Noneho umuntu arampamagara arambwira ngo umwana we yagize ikibazo ngo nimuhamagarira umuntu w'umunyamasengesho ngo amusengere. Noneho mu guhamagara wa muntu usenga njyahita ambwira ati utavuze iby'abandi utanakoze ibindi umenye ko iwanyu haje umuntu yahazanye ibintu mu buriri bwawe uba uretse kuharyama tubanze dusenge tubaze Imana. Rero mu rugo kuko bamfataga nk'umusazi narabije nahise mbimenya ko ibyo bintu byabayeho ayo mazi bayazanye n'imiti bari butere mu buriri bwanjye aho ndyama mpita mpindura uburiri. Baranyinginga ajya kuryama mu buriri bwawe bagira ngo ni kwa kundi narwaye nyine nasaze nanga kuryamamo. Umunsi wa mbere urarangira wa kabiri duhita tujya gusenga tugezeyo barambwira ngo jya kuryama mu buriri bwawe nta muti n'uyu n'umwe yashyizemo nta mazi yagiye avoma mu gishanga ati ikimenyetso ugenda ayo mazi yafate urasangamo ibumba ugenda uterura ako gacupa babahaye urasangamo ibumba. Naragiye ka gacupa ndagafata nsanga koko ni ibumba ndabaseka mpita mbwira papa ati waretse ko Imana ari izankiza. Ndambwira ati aya ngaya ntago ari umuti n'ikimenyetso nzaguyantera nta n'ikintu na gito nzahinduka ngo bari bambwiye ngo nzahita mpaguruka mbe ndakize birarangiye sinzongera kwikubita hasi. Ndarwara cyokora ndarwara arayantera kuko bari babimbwiye nsanga yamennyeho habe no kwinyeganyeza habe no guhaguruka ayo mazi apfa ubusa arabireba aravuga ati noneho ndakuretse.
none se Betty iwanyu bagufata nk'umusazi cyangwa bagufata wenda nk'umurwayi w'igicuri? Byose babimfataga kuko byose byambagaho. Byose byambagaho. None reka tugaruke inyuma aho mwari mumaze guca mu nyanja mugiye mwahasanze umujyi. Ese koko habaye umujyi umeze neza, imihanda iki? Bibayo. Bimeze unarebye neza waba ubona ari hano mu mujyi rwose uri. Habaye n'abantu bagenda bameze nk'abantu se? None se cyangwa hagenda yihene wenda n'imbwa n'ibindi bintu naho ngaho? Ibyo nibyo wibwira. Habaye abantu nkatwe. Mumenya na se mugasuhuzanya bigenda gute? Duhiye shusho urumva hari nk'ukuntu ushaka gutembera Kigali urana Kigali cyushye muri iyi minsi mikuru. Reka mbabwire hari abantu bavuga ngo bahurireyo n'abandi bazi. Njye abantu nahuriyeyo nabo ntago nakubwira ngo ndabazi. Icyo kora ikintu cyo mpamya cyo nemera. Nshobora kukubwira ngo umuntu we ndamuzi. Hari igihe bigeze bambwira ngo ugiye kuba icyamamare. Ndababaza ntize nzamamara gute? Urusengero ntago naruyobora, ntago byakunda. Ntago natanga abantu ndi kubeshya ngo ndi gusenga. Bahita bambwira ngo dushaka kukugira icyamamare. Ndabaza se nzamamara gute? Bahita bambwira bati rero abahanzi bakunda kwamamara, so ujya wumva abasitari ndabumva cyane. Barambwira ngo hari abadusaba kubamamaza, twe tugiye kugucisha muri ubu buryo. Ndababaza se nzaririmba? Ati woya ntabwo uzaririmba, tuzaguha umugabo w'umuhanzi w'icyamamare. Uwo muhanzi rero w'icyamamare gutya umpereje amafoto y'abantu baririmba muri Amerika. Wowe nakubwira ngo n'uyu nguyu kuko njyewe naganiriye nawe avuga ikinyarwanda nk'icyo mvuga, turaganira pe. Mbese icyo ukoze unyimya amazina ye ariko uramuzi? Ndamuzi ntago namuvuga ariko naramubonye gutya n'amaso yanjye. Kuba avuga ikinyarwanda nuko ari umunyarwanda cyangwa nuko ari uwaho ngaho washaka kuvugana nawe? Bashakaga ko tuvugana. Akavuga akagutereta se cyagendaga gute? Ikintu duhurira ku musozi wa mpande eshatu. Karabaye umusozi wa mpande eshatu zugumeze gute? Use nawe kugereranyiriza gute? Nawe shushanye urabona intuza triangle kakantu bashyira ni icyapa kimeze gutya karako mu muhanda. Ugereranye nawe. None ari gisozi. Nabonaga ari umusozi. None se uwo musozi ubwo ni bino by'amapiramide rero tuyatubona muri Egiputa nibye? Birashoboka. None se uwo musozi mwawuzamutse gute? Iyo nkuru y'impe Betty urumva ukuntu arugiye kurongorwa n'icyamamare? Ubwo rero barambwiye ngo tushaka kukwamamaza. Byagenze gute? Narwaye iminsi 3. Utava mu buriri? Ntava mu buriri kuko igihe cyarageraga nkaba n'impumyi. Yesu. Nkahuma burundu. Noneho nabaye impumyi ku buryo ntari bunabyuke ndiryamira kuko mu rugo bari barabimenyeye, barankingiranaga bakigendera bagakora imirimo yabo, bambwira ngo byukurye bakumva ntumva bakandeka, bari barabimenyeye. Noneho rero iyo muri iyo minsi 3 nibwo nawe nibyo bihe. Iyo wagendaga hano mu mubiri basigaraga nyine ari ikintu kiri aho ngaho. Wowe ufite ahantu wagiye ibya hano mwiste kibyumva? Ntabyumva. Noneho iyo muri iyo minsi 3 rero byagenze gutya. Barambwiye ngo uzashaka umugabo w'icyamamare, baranamunyereka. Kubera ko ibyo kuba pasteur warabyanze gushinga idini. Noneho ikintu gitangaje nababajije, twarahuye ubwo muri iyo minsi 3 naraguye umunsi wa mbere. Ubwo iyo nagwaga byikurikiranyije 3 kose ntago nabaga mfite imbaraga zambyutse. Hari igihe naryamuga kubyuka bikanga nkamara iyo minsi 3 wenda nta muntu mvugisha ntanarya, kandi umpaye amasengesho y'iminsi 3 kuwa 3 naba ntanagenda. Ariko abademoni namaraga iminsi 3 ntariye bigashoboka. Bagufite? Bamfite kandi nkagaruka ndi nta n'ikintu, nta n'amazi nanyweye, nta n'ikintu, nanareba ibiryo nkumva nta kintu bimbwiye. Iyo nabaga ndi kureba gutya ari bo bandimo. Noneho rero nagiye kubona naguye, ngiye kubona mbona imodoka nziza iraparitse nsa nkaho ndi mu muhanda kwa kundi nababwiye nawe na wa mugore. Ngiye kubona mbona harimo abantu b'abagabo 2. Abo bagabo nababonye wenda ku mafoto y'ibyamamare koko,
barangije banyinjiza mu modoka nabandi mu by'ukuri urabazi uyu munsi ndabaze ntago nshaka kubavuga ni abasitari bihorera ntacyo bamariye ndangije bamaze kunyinjiza mu modoka banyinjize mu nzu ya etaje mu nzu rwose nziza ya etaje ninjiramo bamaze kunyinjizamo bahita baranganiriza noneho sasa buriya rero Satani agira uburyo bwinshi akoresha umuntu atatekerezaga noneho ngira ni inzozi ngeze ndabana umenya ari inzozi ndimo noneho barambwira bati rero ubwo wumva utajya kuyobya abantu ukoresheje gusenga reka tukugira icyamamare uziyamamarire ureke gukorera iyo mana yawe wamamare nabwo kandi uzaba ubatanga none se hari ukuntu abantu umuntu agenda agacisha nk'uko kwamamara ibintu birangaza abantu muri make hari ibintu birangaza abantu ari Satani wafashe nk'umuntu akamuha igikundiro cyiwe niko nabivuga noneho tukajya tumurangarira umwana wese ngo ndashaka kuba nka runaka ndashaka kuba nka runaka rero nuko nguko byagenze noneho barambwira bati tuzakugira icyamamare rwose wamamare ibaze nawe washatse uyu muntu ukomeye ndabona se ibyo bintu se byabaho wumvaga nawe ubyishimiye ariko hoya ntago nari mbyishimiye numvaga nyine bari kunganiza numvaga ari inzozi ndavuga si ibyo bintu byabaho barambwira ngo byabaho ndababaza ngo none se ko ndi umwadeperi ikintu cyantangaje nicyo nshaka kuvuga ese ko ndi umwadeperi niko uzimu se babwiraga ko uri umwadeperi hoya nabo ngabo twaganira erega n'ubundi wabaga wagiye nabaga nagiye none se ubundi iyo bankubitaga nanze kubikora ko bambwiraga ngo ntuzajye kuririmba ntuzahimbaza Imana ntuzabwirize Satani azi ikintu uzaba cyo mbese arakizi neza kuko Imana ngo Satani yigeze yahura n'Imana irayibaza ngako Satani uvuye gutembera isi iramubwira ngo ariko wayibonye umugaragu wanjye Yobu ngo namubonye ngo ariko hari ikintu wamukoraho ibyo kukukorera hari akabyibagirwa rero Satani mbese ibintu byose Imana itubwira hari ukuntu bajya bavuga ngo abana b'Imana baraterana n'aba Satani bagaterana umenya baduha amasezerano na Satani abyumva ababyumva noneho ubwo abo bagabo barambwira ngo byashoboka ikintu cyantangaje ni iki nabone se ko ndi umwadeperi nzasezeranira muri hetore ngo adeperi mpita mvuga ibyo bintu ntabwo byashoboka ngo wowe byemera urebe ko bitazashoboka bizashoboka umwe muri uri umusitari mene magambo ni umupagani niyo wumvishaga abasitari benshi baba ari abapagani muzasezerana muri ADPR muti tuzasezerana dute atowe byemera barambwira bati si wabonye ko twakwinjije muri etaje wabonaga sitari mu Rwanda nabane nabonaga ari mu Rwanda nese uba ahantu uri urahazi ndabona ntago mpazi ati ibihugu byose rero dushobora kubizengurukamo no mu Rwanda tukaza tugaturamo tukihinduranya tukaza mu itora ryanyu ntibatumenye ubundi tugasezerana ubu uzahita wamamara ndabane karabaye ubusibu ahubwo ikibazo nese nibaza sibu abarokore bahumye amaso burundu ku buryo bazabahumya amaso ariko ngezaho ndabane ntago byakunda rero uwo musitari twarahuraga tukaganira nk'abantu bwose baziranye babashire bari guteretana mfada byarambwiraga ati rwoya naragukunze ati ubuzima bwahinduka waba umuntu mwiza wasa neza ugireba indirimbo zo nk'uyu munsi ujya kuzireba ukareba n'amafoto ukavuta ariko iki nicyo bari bagiye kuma ndabireba uba wumva umeze gute ntabwo wumva umufitiye impuhwe iyo mbibonye ahubwo nabati mu izina rya Yesu ati uyu muntu koko ayobeje benshi azayobya benshi kandi arakunditse n'umwana wese aba yumva yaba umusitari nkawe ni ibintu bikomeye ntabwo tubwira abantu ko kuba umusitari ari bibi kuko nta musitari waruta Yesu ariko ni mwitondera aho biri kuturuka hari uwo maze iminsi mbona ugezweho mu mwaka ushize wa 2023 yari yarafashe isi mu mwaka wa 2023 ariko asigaye ajya ku rubyiniro bacanye umuriro nyamuriro yambaye amahembe mbese ubona ari gishitani kiraho ngaho abantu bagashika bakavuza induru ariko ntabwo muamuzi ko buriya umuntu wese agiye mu cya gitaramo bagiye ubugingo bwagiye
cyane. Ibi bitaramo bakora wenda hari ukuntu urubyiruko nabonye icyiciro baza kuyobyamo urubyiruko kenshi na kenshi bakoresha ibitamburamo ibitaramo akajyayo. Hari ukuntu njya mbona ngo bahinduye inkoko agatambaro birabyamaje. ubundi kuzimu barateranye bavuga ko urubyiruko narwo bagomba kuruyobya, tugahararuka ibyo mu rusengero tukabona ibitangaza biri hasi. Niyo mpamvu abantu benshi bajya mu kureba biriya bintu ari urubyiruko yanasenga ugasanga umutima wo gusenga asigaye asenga akavuga ati se ibitangaza by'Imana byararangiye. Ikintu cyo kuvuga ngo ibitangaza by'Imana byararangiye nacyo nakizeho. Nigeze nabwira ngo nabajije abademoni impamvu aborozi hari igihe bakora ibintu bikatugeraho kandi n'Imana ivuga ko iturinda. Icyo kintu rero nakizeho gutya, bambwiye ko umurimo w'Imana bagiye inama nyine muri nigeze nababwira ku inama yateranye ari ku itariki 17 ngira ngo z'ukwa gatanu. Wapi ntabyo yatubwiye? Nabivuzeho. Habaye iki? Nibyo byose ibyo ngibyo byari birimo. Ibikize? Ibyo ngiye kukubwira ibyo byo kuvuga ngo ibitangaza by'Imana ntaga twebwe abantu tugisenga dusa nkaho tukibibona, ariko byatewe n'iki? Bakoze inama bahagurutsa abadayimoni ariko baciye mu bantu basa nkaho ari ab'imbere mu itorero. Bishatse kuvuga iki? Urabona umurimo, urabona abantu basa nkaho ari bakuru mu itorero kenshi na kenshi baba abadiyakoni, baba ari abantu bubashwe mu itorero, abapasiteri, abavuga ubutumwa, mbese bene abantu bari hejuru. Yego. Noneho rero bahagurutsamo uwo mwuka w'abadayimoni, bahagurukira mu burabo bantu bitwa ngo nab'imbere, bakajya bakora iki? Imana igahitorera amasezerano ati wenda irusengero ngiye kurwagura, bagahita wa muntu wenda bakoresheje ni umurozi arabizi. Hari n'umuntu uri kubikora akaroga itorero abizi ko ari kuroga itorero, abizi neza, yitwa ngo ari mu nzu y'Imana, yitwa ngo ari gusenga, yitwa ngo ari kubwiriza, buri kimwe cyose akizi neza. None rero abo badayimoni bahagurukirije muri abo bantu bo kuzirika ibyo Imana igenda ivugirira abantu bari mu itorero. Abo badayimoni bahagurukiye mu bantu bitwa ngo nab'imbere. Nkuko nari kuyobora itorero nitwa ngo ndi pasiteri, niko bari guhagurutsa umurozi uza babwira umuntu ngo Imana ikugiriye neza, agahita ateza umwuka mu itorero wenda w'umwiryane, agateza umwuka w'inyatsi, kuko amakuru y'itorero aba yazi neza. Ntabwo umuntu uturutse kure yaza ngo ahirike itorero gutyo, ahubwo bari gukorera mu bantu basa nkaho ari abo hejuru. Noneho iterambere cyangwa amasezerano Imana avugaga ku itorero akadindizwa, akadindizwa nuko mwagize umwiryane, amafaranga akaba yubaka urusengero. Pasiteri Pamphile ahise ayarya, bonge batanze akabiri, uwitwa Bete nabo barayariye cyane. Icyo kintu cy'amafaranga cyo ku itorero nacyo nakizeho. Icyo cyo barambwiye bati, urumva nari kuyobora itorero, bagombaga no kumpa amakuru y'itorero. Barambwiye bati urusengero rugiye guhinduka business. Bishatse kuvuga iki? Kandi koko byaratangiye. Uzabona ko abantu baciriritse mu itorero nta gaciro bakigira, nta gaciro bakigira. Noneho nibamara kubona abantu baciriritse mu itorero nta gaciro bagifite, harimo ibice bizajya bigenda byigumura ku itorero, tuvuge barivuyemo. Noneho bya bitangaza ngiye nari gukorera abantu bitewe na ya nkoni n'ububasha bampaye, mpite njya kwiyomeka kuri rya torero rirakora ibitangaza. Bishatse kuvuga iki? Ninza hari ukuntu bavuga ngo turasenga, ngo wabanje guhura na pasiteri runaka, ujye byumva. Ibyo bintu ngiye wacu tujya gusenga, ntago tuvuga ngo tugiye guhura na pasiteri, ntago ibyo bibayo. Noneho ukagenda ugahura na pasiteri akagukoraho, ngo hari n'abafite udutambaro ngagukozaho, mwagera mu iteraniro akaguhanura ko Imana iguhaye imodoka.
kubera za mbaraga za gishitani nta gihe kirekire cyacaho iyo modoka utayibonye, kuko narababwiye ngo njyeyo bambwiraga ngo tugiye kugwa imodoka nziza yabaga indi imbere, iyo nza gusinya nkabyemera mba ngenda mu modoka nziza. Bitewe n'iki? Satani afite ubutunzi bwo kugira ngo abone abantu bazashyana, urumva? Kandi ibintu by'Imana murabizi ko tubirindira tukategereza, noneho bateza n'undi mwuka wo kutihangana ngo turindire uvuga ngo ugiye kurindira Imana. Niho bateje urubyiruko kujya dushaka ibitangaza by'ako kanya. Niba tugiye gusenga, urumva, niba ngiye gusenga Imana ikambwira ngo izampa inzu, nkabona ahantu koko nkumva itorero riri umuriro uri kwaka, nkumva bari kukubwira ngo Imana iguhaye inzu amezi 5 ukabubonye inzu, nawe ubitekerezaho wajya. Birasaba iki? Birasaba imbaraga z'Umwuka Wera no gutekereza cyane no kujijuka, ukamenya ati se iri torero ngiyemo riri mu bushake bw'Imana, ese riri gukorana n'izi mbaraga? Naho ngaho ku bintu bya business nabyo mwitorero babimbwiyeho. Rero abantu nabo bari kuroga mwitorero nabo barimo, akaba ari kubikora bizi neza, akazirika amasezerano y'abantu kuko arayazi, kuko Imana ibwira abantu buri kimwe cyose. Umuntu azirika amasezerano gute? Hari ukuntu rero tubwira abantu ngo ibi bibaho, ukumva ngo ntago bibaho. Nanjye numvaga abantu bavuga ngo amasezerano barayazirika, nkavuga nti ibyo ngibyo ntimukabeshyira abantu. Ni igihe Imana yishatse gukora isezerano, isoje isezerano ryawe irarisohoza, nta mbaraga umurozi afite wo kubizirika. Naravugaga ngo nta mbaraga umurozi afite. Ariko reka nkubwire, niba twebwe Imana ikubwiye iya masezerano ikakubwira ngo nzaguha inzu, umurozi aragenda kuko afitanye gahunda na Satani, baraganira. Mutazabyibeshya, abantu bari gukorera amabi mu itorero baganira na Satani. Aragenda akavuga ati runaka Imana yamubwiye inzu, urumva? Niyo mpamvu bavuga ngo abana b'Imana baraterana n'abasatani bagaterana, bakavuga ati runaka Imana yamubwiye inzu. Noneho baba demoni bakavuga ati niyimuha kudukorera ntabwo bizakunda, ahubwo dukora uburyo ki ibyo bintu bitazagerwaho. Ugasanga ugiye mu rusengero, tujya dusengera ngo inyatsi zituve, ahubwo ugasanga naho uri gukora umwuka w'inyatsi. Kubera iki? Bazamuye abo badayimoni, bari gukorera muri abo bantu twirirwana, bari gukorera muri abo bantu. N'umuntu ntago abadayimoni bari kuza mu ishusho y'umudayimoni ngo kuno tumutokesha, hoya bari gukoresha ukavuga ngo wenda wabonye ukoze Imana Pamphile cyangwa witwa Betty, turakoresha amazina yacu kugira ngo twirinde undi uri hanze tazajya kuturega, dore ko nabo utazi bisigaye bikorera mu bantu. Ngewe nka Vane Pamphile mfite amasezerano yanjye yatinze mukozi w'Imana Betty nsengera, kumbi uko ndambikaho ibiganza nzi kuri muri ansengera kugira ngo bisohore, kumbi nibwo noneho ahubwo uri kumboha, uri kuzirika amasezerano yanjye noneho burundu. Ariko nasanze mu itorero ry'umwuka bavuga indimi. Uzabona abantu basenga ngo bavuze indimi. Hari igihe bari kuvugana na Satani, hari igihe bari kuvugana na Satani wowe utabizi. Ntabwo twese hari ubwo indimi bavuga wazumva, ntabwo ufite impano yo gusobanura indimi. Keretse ufite iyo mpano. Rero abantu bari gukora gutyo, akaza agasenga akuzura n'umwuka akavuga n'izo ndimi, atari indimi ziturutse mu ijuru, ahubwo ari kwiganira na Satani, ari kugutamba. Abantu bitonde, wowe wapfukamye uri aho ngaho wahamirije ngo hano za ambereyemo, akubereye atuvuga Uwiteka we vuga ndakumva. Hari ukuntu bavuga ngo avuga Mana, nushaka Imana ntago Imana ihora, ntago Imana ari nka telefone dushyiraho tugacuranga cya radio. Imana ivugira mu gihe cyayo, wowe ukabyina ngo Imana ivuge. Buri abadayimoni baba bahari, ndaza kugera ku kintu cyo kwihana nacyo ndumva ntarakivuzeho. Uburyo abantu batagishaka kwatura ibyaha kandi ari systeme Satani yazanye ntibabimenye. Ntago Imana ari sarukondo, hoya, ku buryo nababwiye ngo bari gukorera mu bantu b'imbere, mbese navuga ngo ni bakuru mu itorero. Ntabwo abantu bajya bavuga ngo abadayimoni ngo baba bafite, ngo Satani afite amahembe, ngo abadayimoni ngo baba bameze gutya na gutya, hoya. Bari gukorera mu bantu, ariko
100%. Umuntu uri kugenda agakorana na Satani ibyo bintu akaba yagenda agacisha akavuga ati itorero ntirizatera imbere, ni umuntu biziranyeho na Satani. Ntago ari ibintu byamugwiririye, nta nubwo namubwira ngo genda ngo wihane, wenda zihane umutima n'umukomanga, ntago mbizi niba arahagurukiye kugeragezwa z'abitorero, ntago namubuza gukomeza gukora umurimo we, kuko turi kuri nemango bw'abandi babirambiwe, twe turakomeje. Harimo abantu bakomeje gukomeza kuzirika iby'abantu bari mu itorero, ugasanga umuntu ntajya ava ahantu ari, nta terambere afite, mbese no mu mwuka ntitukiwuzura. Ariko ugira ngo umuntu ufite ibibazo umwuka waba arawuzura, uratekereza ati narasenze, nasengeye aha, mfite amasezerano yaruzuye, nta Imana yavuganye nanjye, ibyo bintu ko bidasohora. Noneho kubera byakubitana n'umwuka bihagurukirije wo gutekereza ku iterambere ryihuse nyine dushaka, bigahita bihuriramo, ugatangira ugasengana intege, n'ubundi twebwe Imana ntabwo twumva, n'ubundi Imana yumva. Ariho baganiriye ku kintu cy'ubukwe mu matorero, uzasanga amatorero menshi urubyiruko rwishingira, kandi mujya ukajya gusenga Imana ikabibuza, ariko ugasanga nta bukwe bukibaho. Imana nyine ibishaka ko abantu b'Imana bakora ubukwe, sibyo? Ntabwo ibishaka ko abantu bishingira. Noneho bo baravuze bati ubundi ukuntu mbizi ngo abantu benshi b'urubyiruko hari ibintu byabakururaga kuriya abarokore bakora ubukwe bakabyina cyane bikabanezereza, byakururaga abapagani. Cyase ukabona n'abantu beza bashima Imana, bubaha Imana, hakabamo umuntu bikuruye, baravuga bati biriya bintu nabyo bikurura abantu, tubigenze dute ubukwe buhagarare. Nta muntu uzaza gukizwa avuga ati rura rusengero nabo ntibakora ubukwe, bagenda nkatwe, babayeho nkatwe abana. Niko rero niyo ibyo bintu nabyo babyizeho, kandi nabyo kugira amaraporo atangwa n'abantu bo mu itorero, akaba ari umuntu nyine abizi yaravuganye na Satani, bafite ahantu bahurira, ari timu y'abarozi. Abarozi mu itorero bafite timu, baranahura bakaganira, bakanakora n'amasengesho. Tunapanze amasengesho, bashobora kutarara mu nzu, bakajya nabo kumbwira Satani bati itorero ryapanze amasengesho, bari gutuse barasenya byinshi. Kubera iki? Ntago dushobora kubakeka. Nicyo nababwiye, ndababwira nti ngeyo nza gufata amavuta ndi Beti wo mu cyaro, ntago wari gukeka ngo uyu mukobwa yangusha, ntabyo wari gukeka. Niko rero bari gukoresha n'abantu bo mu itorero, kandi ari abantu bitwa ngo nabo hejuru. Mbese Satani we ari mu kazi, ubwo abakristo tubirambiwe, we ntago arambiwe, kuko erega Satani ashaka icyamuzanye ni ukwica no kurimbura, ntago ashaka gushya wenyine, kuko azi ko afite igihe gito, ntago arambiwe. Ubundi umurimo w'Imana mu rusengero warubahwaga, umuntu akaba ari umudiyakoni, ukabona ni byiza, ukabona ukuntu ababyeyi bakira abantu, nibo bakunze gusengerwa ku budiyakoni, ukabona n'abantu rwose bafite ubwitangiye, bazinduka bagakora umurimo w'Imana. Ariko abantu bari n'abawurimo babana n'abo bantu, nabo bari kubirambirwa bagashaka kubivamo. Kubera iki? Azaza gusenga se nimwica pasiteri runaka kubera ko ari umurozi, wenda hari umuntu uza gusenga bakabona ko afite amavuta y'Imana, uwo baramuhiga. Kandi umuntu narababwiye ngo ngiye nasenganaga n'abantu nkamenya ngo abangaba bafite ku mbaraga z'Imana cyangwa izi ntege, ntago bari mu buntu bw'Imana. Ntago rero ari uko bafite amaso y'umwuka pe, nta nubwo zirandimi abantu birirwa bavuga ari uko ari indimi ziturutse ku Mana. Bo baba bazi ngo hazaza umubwiriza butumwa runaka afite imbaraga zingana gutya, tumwishe nta kintu byadutwara. Nimwica umuntu wa mbere kuri iryo torero, abadiyakoni bose bazahararuka umurimo bakoraga. Kwa kundi umuntu ajya hano bakamuroga, ko bikomeye, bugira ngo uzi inshuro nari uburozi nagiye mu mavuga butumwa. None se wabuhabwaga n'abapagani? Wakabimenye abapagani se babangaburiye twahuye, kandi kibaza ariko subu uyu muntu akabunamika ariko bukanzungutura, ariko nkagaruka. Ibyo bigatuma urumva bita bishyira urwikekwe mu badiyakoni, kuko ntimuzi wabikoze, ntago muba mumuzi, mwese mutangira kwishishanya cyane.
ubu dufite n'abantu bacitse ku igaburo ryera kubera ko ariko numvishe none satanisha simbizi singizabona ntabarutse nkava mu isi nkataha cyane kuko noneho ubu hari amadini amwe yatangiye guhita afata ifunguro ryera bakariha nka beti bati wowe ujye uritegura ushake n'abakozi bawe baritegure kugira ngo nihagera n'umuntu upfa tuzabikuryoze. nibyo nababwiraga ugasanga nyine umuntu ni rwiyemezamirimo ni usigaye utanga ifunguro ryera bahawe isoko yahawe isoko sibyo nababwiraga.